reka duhite dutangira topic yacu uyu munsi rero. Tugiye kureba impamvu 9 zonyine zatuma utaba successful. Bivuze ngo uramutse ubyirinze waba successful muri no business yacu. Impamvu ya mbere ituma abantu baferinga muri business ya network marketing, muri economy, driver, by'umwihariko impamvu ya mbere nyandikira rimwe ushyiraho ngo wrong expectations. Gutangirana wrong expectations cyangwa se gutangira business wumva nyine ufite ibintu bidasanzwe wumva ugiye kugeraho mu gihe gito utakoze na cyane. Akenshi iyo tubonye uburyo kuri presentation bimeze, uburyo nuza n'umuntu ibumoso nuza n'umuntu iburyo 77 nabo baza n'abandi binjiza 37 ni nako bimeze igihe cyose abo bantu binjiye amafaranga arinjira. Ariko tutaratangira business tuba twumva ari ibintu byoroshye. Reka naye kugira undi muntu mvugira ngiye nivugaho n'urugero. Ndabyibuka business amezi 6 ya mbere nayimenye ndayipinze pe, ariko nyuma yuko mfashe umwanzo kwinjira muri business nasigaye nibaza na ahubwo ni gute abantu bose batari successful kuri iyi si hamwe ni business. Numvaga abantu babiri kubabona ari ibintu byoroshye, nabo kuzana abagenzi babo ari ibintu byoroshye. Numvaga buri muntu wese nzabwira azahita yinjira muri business all together. Ndabyibuka ngewe ntangira business, nkimara gutangira business numvaga 1 year scenario. Iriya 1 year scenario yuko mu gihe uzanye abantu babiri byubuza mu kwezi nabo bakazana abandi babiri mu kwezi, mu mwaka wakinza miliyoni zirenga 80. Ngiye numvaga 1 year scenario igihe kinini yamfata ari amezi 6. Kubera iki? Ndabyibuka umunsi ninjiye naragenda yicara ndangira gutekereza ku bantu ngiye kwinjiza muri business. Ndabandika urutonde rubaha abantu 18. Abantu 18 bose nabonaga. Ndabyibuka nanditse abantu 18 gitangira business. Numva ngiye kubwira business bakahita binjira. Babiri muri bo nibo nari nzi ko kubona amafaranga bizabagora, ariko numvaga business bazahita bayumva. 16 muri bo bari abantu nzi neza yuko bafite amafaranga, kuko bari abakiriya kwiduka nakoreragaho, aho na mwiduka nacururizagamo nakoragamo akazi kugena neza. Rero numvaga ari abantu cyambere bari bamfitiye icyizere bitewe nuko nayo makoze igihe n'ubunyangamugayo nagiraga mu kazi nagiraga, bajyaga mu mafaranga menshi nkabashyira ibintu byabo byose byuzuye. Numvaga icyizere barakimfitiye, icyakabira amafaranga barayafite. Numvaga nibabwira business batari buzuyaze bahita bajyamo. Yewe wumve expectations nari mfite, narabapanze uburyo nzabashyira muri system yanjye. Ndabizi no story ashobora kuba atari ubwa mbere nyivuza hano muri training. 9 nzashyira ibumoso, 9 nzashyira iburyo. Narabipanze abo bantu 18 uburyo nzabagenda mbakurikiranya bitewe n'imbaraga mbaziho, bitewe n'uburyo mbazi all together. Ibyo bintu nawe biramutse byarakubayeho wadusharing experience muri comment box, kuko numvaga bose bazahita binjira. Ndabapanga 9 uburyo nzabashyira ibumoso, uburyo nzagenda mbakurikiranya. Tuvuge na nzabanza Gracier, nkurikizeho Eric, nkurikizeho Nana, nkurikizeho Beninyi ko ndeba hano turi kumwe. Hanyuma hani buryo kiraho Bill Mugisha, nkurikizeho reka turebe Josiane, nkurikizeho Damascene. Muyandi magambo bitewe n'imbaraga mbazo nagiye ngira gute mbakurikiranya. Rero ndavuga ni nimba nsabwa abantu babiri byibuza mu kwezi kugira ngo ngire 1 year scenario, ngiyewe igihe kinini natinze. Numvaga amezi 6 1 year scenario ndaba namaze kwinjiza ariya mafaranga. Hari undi muntu byarabayeho watangiranye wrong expectations ngizo uzicyambayeho. Babantu 18 bose ntangira kubabwira business, byarangiye bose uko ari 18, usibye no kuba nta muntu n'umwe winjiye muri bo. Nta n'umwe wanambwiye ngo Peter numara kwinjiza amafaranga nzaza. Turi kugena neza ku mwa prospect bajya batubwira wenda nabyizera akabati numara gutera imbere nzaza. Nta n'umwe muri wabimbwiye, nta n'umwe wanakigikenga me courage ngambwiye ati Peter ngiye business ndabona ntayijyamo, ariko courage nkwifurije amahirwe masa. Wapi bose baransetse, abandi banyita umusazi, abandi bamwe ati Peter, abandi banakariza n'icyizere uburyo nakwizeraga nk'umuntu muzima ufite mu mutwe asobanutse. Nawe ugiye mu bintu nk'ibi by'ubuteka mutwe, nawe bakuriye amafaranga. Turi kugera neza. Bamwe bumva abandi amafaranga, abandi bumva ngiye kumuteka mutwe, abandi bumva amafaranga nayajugunye. Bose uko ari 18 babana nizeye, bose bangize umusazi.
So izo nizo long expectations natangiranye ndakwitinga nyuma ndagaruka. Iyo ni long story ariko ndabizi sino bwa mbere nabanyivuzeho. So ikintu cya mbere ndi kuvuga rero, ikintu cya mbere kizatuma umuntu failinga by'umwihariko ni wrong expectations. Rero aka kanya wowe turi kumwe sinzi igihe umaze muri business, ariko benshi ndabona hari igihe bamaze muri business gifatika, bivuze ngo bamaze kurenga urwego rwa wrong expectations. Ariko impamvu ukeneye kubimenya ni ukuri kwinjiza abantu muri business. Igihe utangije umuntu business, igihe ufashe umuntu gutangira business, akugira icyizere atangiye business, mufashe kugira right expectations, kugira guteganya ibintu bishoboka. Umwereke yuko yego birashoboka, one year scenario irashoboka, ariko hari ugukora bizamusaba, sibyo? Hari ugukora cyane bizamusaba. Ngiye numvaga buri wese nzabwira azahita yinjira business, numvaga rejections ntago naziteganyaga, turi kugena neza. Ariko impamvu ukeneye kubimenya nshuti yanjye, igihe cyose ushobora kuba wararenze urwego rwa wrong expectations, ariko igihe cyose winjije umuntu muri business cyangwa haje umuntu mushyashya muri business yawe, by'umwihariko mufashe kubona NDO vuba bishoboka, training ya NDO, umufashe kugira right expectations. Icyo nicyo cyambere. Are we together? Nimba wari ugifite wrong expectations, tangira ugire right expectations. Right expectations ni izihe? Kwizera ibishoboka nukuhe? Ntago mvuze ngo ugire intego ntoya. Ntago kuba narifuzaga kugera kuri one year scenario mu mezi 6 ari bibi. Hoya, ahubwo ikibi nuko ntari nzi ko bisaba gukora cyane kugira ngo bishoboke. Turi kugena neza. Rero right expectations ntago ari kubwira umuntu ngo agire intego ntoya, agire intego yo kwinjiza 100 gusa. No. Kugira intego yo kwinjiza miliyoni 10 ntacyo bitwaye, kugira intego yo kwinjiza miliyoni 50 ntacyo bitwaye, ariko intego yose ufite iyemeze ko ugomba gukora cyane kugira ngo ibanze kubimamo, kandi wumve ko hari igihe bizafata kugira ngo bibimamo cyane, by'umwihariko kuko iyi business ari ubwa mbere uyikoze. Kereka nimba hari uwo turi kumwe aka kanya waje muri business ari experience network marketing afite, ibyo byo bishobora kuguha umwitangirizwa wo gutuma resulta ziza vuba. Ariko igihe cyose iyi business ari ubwa mbere uyikoze, udafite experience, hari igihe runaka bigufata kugira ngo ugere kuri resulta zikomeye nini cyangwa se zifatika cyane. Out together. Ikindi kintu cya kabiri gituma umuntu failinga muri network marketing, wakwirinda kugira ngo utazafailinga muri network marketing, ni lack of skills. Nyandikira kabiri wandike ngo lack of skills, kutagira ubumenyi bukenewe bwo gukora ino business kugira ngo umuntu abe successful. Kuba umuntu adafite ubumenyi bukenewe kugira ngo abe successful. Out together. Uzareba hari abantu benshi uzumva ba complaininga ngo yinjiye muri company yacu ntiyatera imbere, ntiyaba successful. Nyamara suko company itari gutuma ba successful, ahubwo yinjiranye za wrong expectations. Yerekwa ko hari training akeneye kugira ngo amenye uburyo akora business, hari ibikorwa akeneye kugira ngo abone umusaruro muri business, ariko ntabikore. Yarangiza akavuga yuko business yamunaniye. Ntago ari uko business yamunaniye, ahubwo nuko we yananiye business. Ntago yigeze akora ibyo business musaba kugira ngo abe successful. Out together. Ndeka tuvuge n'urugero, ibaze uyu munsi ndi successful mu network marketing, ariko ntago bimesha ububasha, turi kugena neza, bwo kuba nahamagara umwe mu badoctors bari muri team yanjye, umwe mu bantu ninjira muri business yanjye ari umudoctor n'urugero, ari surgeon, ari umuntu ukora surgery, turi kugena neza, ukora operation wenda munda, uvura abantu mu gihe umuntu akeneye gukora operation munda, ari umu specialiste. Ntago bimesha uburenganzira bwo kuba namuhamagara ejo nkavuga ngo akazi wari gukora, umuntu wari gukorera operation, iyo operation we genda uruhuke, ngewe nzazanye gukorera.